Hello my people, mbaye ikaze kuri Ndahiro Vision Regisha nihirwe Imana nkumugisha imirimo y'amaboko yanyu. Ndabakunda cyane, mwe mwako subscribe, ndabakunda cyane, mwe mukora like, share ndetse na comment. Namwe mushyigikira, Imana niba nkumugisha mu byo mukora byose. Nawe utarakora subscription guhaye ikaze nimba ntacyo bigutwaye. Hanyuma hari comment nasomye ngiye gusubiza. Hari umuntu watubwiye ngo Raila uzadufashe tubwire ku kintu ngo cyitwa nyamabumba. Sinzi nakandi kantu yambwiye, ariko hano muri rusange ngiye kubabwirira hamwe ubwoko bw'udusimba cyangwa se ubwoko bw'udukoko dushobora kuba gusura mu nzu iwawe cyangwa se iwawe cyangwa se tukagusanga aho uba, hanyuma ukavuga uti hano noneho nanjye umugisha utashye iwanjye cyangwa se umugisha ungeze. Ubu bwoko bw'udusimba rero ngiye kubabwira uramenye nukabona iwawe ntuzakice. Utu dukoko ni udukoko tugera muri 7 ngiye kubabwira, mbabwira n'ibisobanuro byatwo. Nukabona iwawe uzamenye ngo isanzure cyangwa se Imana irashaka kuvugana nanjye, iri kumpa ikimenyetso, nko kumpa sign cyangwa se n'ikimenyetso cyuko hari ikintu kigiye kuba mu buzima bwanjye. Uyu munsi ngiye kubabwira ubwoko bw'udukoko twiza dutanga message nziza cyangwa se tw'intuma nziza, ariko kuri message ikurikiyeho nzababwira ubwoko bw'udusimba tuba tuzanye inkuru mbi cyangwa se ubutumwa bubi mu rugo iwawe. Nimba ushaka kubana nanjye, ushaka no kumenya uko wabyitwaramo, ushaka no gusobanukirwa byinshi bibaho, bana nanjye muri iki kiganiro kugera ku muherezo wacyo. Mbibutsa yuko Imana ishaka kuvugana n'umuntu, ushaka kuvugana nawe ikoresheje umuhanuzi, ushaka kuvugana nawe ikoresheje wowe ubwawe iciye mu nzozi. Ko abantu barota inzozi zitari inzozi zisanzwe, ahubwo ari inzozi ziba zifite ubusobanuro runaka. Imana rero ishobora kuvugana nawe uciye mu nzozi, Imana ishobora kuvugana nawe uciye mu muhanuzi, Imana ishobora kuvugana nawe uciye mu ijwi riri muri wowe, ukumva hari ijwi rikomeza kukubwira ikintu cyangwa rikomeza kukubuza ikintu. Aho hose ni ijwi ry'Imana cyangwa se ni ijwi ry'ubutumwa Imana ibishaka kuguha, uramenye ntuzabyirengagize. Hari n'umuntu rero uri gusenga yagira gutya akabona, akagira vision cyangwa se akagira ikintu abona ari mu nzu, kwa kundi uri gusenga cyangwa se nubwo waba udasinziriye ukajya kubona ukabona hari ikintu kimeze nk'ikiguciyemo mu maso. Hari abantu bajya ba experiencinga cyangwa se bajya bagira icyo kintu ntabisobanukirwe, afite n'impano ya vision reka atabizi. Rero reka nkubwire ngo nimba ujye ubona ibi bintu uramenye, ushobora kubona utu dukoko mu rugo iwawe twagusuye, ushobora kuturota mu nzozi. Nabyo ni message mu buryo bw'umwuka. Imana ibiri kukubwira ngo humura mwana wanjye, ndaje kandi nje nirukanka, nje ubutabazi bwawe buraje, umugisha wawe uri ku isahani, tuza. Nubona rero ubwoko bw'udukoko mu nzu iwawe, nubona ubwoko bw'udukoko mu cyumba iwawe, se nubona mu bwoko bw'udukoko, kuko ushobora kuba uri mu nzu mubana n'abandi bantu ukavuga uti ese iyi message iziye ndi. Nimba muri abantu benshi mu nzu, hari igihe Imana iyo yagennye kwihera message, nimba ari wowe ireba, ako gakoko kaza mu cyumba iwawe. Ntikaze muri saro kuko muhahurira muri benshi, ntikaze mu cyumba cy'undi muntu, ariko kuko ari we iyo message igenewe, ako gasimba cyangwa se ako gakoko ukabona mu cyumba iwawe. Nubona ukabonye rero uramenya aka gakoko uzakabungabunge, uzagafate neza, ntabwo intumwa yicwa. Ushobora kugasohora ku neza ukakareka kakagenda, ariko uramenye ntuzakice. Hari abantu rero mutari musobanukiwe bino bintu. Reka mbere ko nihuta, reka mbanze mpere kuri iki kintu umukunzi wacu yadusabye kuba twamubwiraho. Icyo nibuka yambwiye ni nyamabumba, akandi kantu yambwiye sinkibuka neza. Nyamabumba ubundi ku busobanuro, nyamabumba murayizi, ni cya kintu kiza kikarika ku nzu cyangwa se kigafata ku nzu, kikubaka ibintu bimeze. Ni ubwoko bw'agakoko kagenda gafata utuntu tw'utwondo ahantu, kakaza kakajya kubaka inzu yako, kakubaka inzu rwose ikomeye, inakomeye cyane y'icyondo. Ukabona rero ni akantu kameze nk'akanundaritse ahantu. Hari izubaka ukabona akantu yubatse kameze muri forume y'akabindi, hari n'izubaka zikubaka ikintu kimeze nk'ikimeze gutya cyometse ku nzu cyangwa se cyometse ku rukuta. Izo zose n'ubwoko bwa nyamabumba. Ubundi mu kinyarwanda cyiza, kariya kantu kiba cyubatse bakita akaramata. Akaramata rero hari n'abantu bagakoresha mu buryo bw'ingo. Ntabwo ari byo ngamije kwigisha hano,
ariko reka nivugire ku bijyanye na nyamabumba. Nyamabumba nuramuka ubonye ahantu yaritse cyangwa se yatangiye kwarika mu nzu iwawe, atari kuvuga ngo inzira ashaje, hari ukuntu ubona inzira cyari nshyashya ntabwo imaze igihe ngo uvuge ngo niyo mpamvu zaritse, kandi n'inzu zimaze igihe zose siko zarikwamo na nyamabumba. Nyamabumba rero nubona yatangiye kwarika mu nzu iwawe, menya ngo ugiye kubona muri urwo rugo cyangwa se muri iyo nzu hashobora kuba hari umuntu ugiye gutwara inda cyangwa se hari umuntu ugiye gutwita. Ni ukuvuga ngo ni nk'ikimenyetso cy'uko hari umuntu ushobora kuba hari umugisha w'umwana ugiye kuboneka muri iyo nzu. Nimba uri nko mu nzu muri abajeni mariye se cyangwa se ni umugore n'umugabo, wajya kubona ukabona inzu mubamo ntabwo bisanzwe uko bene ako gakoko cyangwa se ako gasimba kaza kuhubaka, ariko mukabona hari ukuntu kagiye kubaka utuntu tw'utuzu ahantu hatandukanye cyangwa se ahantu ureba ucara ugahita ubona ukabona karahubatse, menya ngo mugiye kubyara umwana, hari umwana mugiye kubyara cyangwa se mugiye gutwita. Icyo gisobanuro cya nyamabumba. Kimwe burya n'amavubi, amavubi nubona yatangiye kwarika kugenda yarika mu nzu ariko ataryana, ya mavubi ariko ataryana, atari uko inzu ishaje, atari uko byagenze gutya. Amavubi nayo asobanura yuko hari ukuntu mugiye kubona urubyaro cyangwa se hari umuntu ugiye gutwita muri urwo rugo. Kimwe na bya bintu bijya biza ku mubiri bita ibifaranga, biriya bintu abanyarwanda bo babyita ngo ni ibisekera, biriya nabyo bisobanura yuko hari umuntu ugiye gutwita cyangwa se urwo rugo hagiye kuzamo umwana cyangwa se hagiye gutwitwamo inda. Hanyuma rero ngira ngo icyo kintu nicyo nibuka mu byo umukunzi wacu yadusabye kumusobanurira, ni nacyo ndi buvugeho cyonyine. Hanyuma reka nsimbukire kuri utwo dusimba, ubwoko bw'udusimba cyangwa se ubwoko bw'udukoko ubona mu nzu iwawe, mu cyumba iwawe se, cyangwa se kakanagusura no muri ofisi, nabyo birashoboka. Ugasanga ufite hari ofisi yawe ariko ukabona hari akantu gakomeza kaza cyangwa se no mu iduka iwawe, menya ngo utu ubwoko bw'udusimba ni message Imana ibikohereje kubwira ati marayika ukuzaniye umugisha ari mu nzira, tuza mwana wanjye, hama hamwe, gumisha umutima hamwe, turisha ubwonko bwawe, turisha ubwenge bwawe, amahoro abe kuri wowe kuko ndaje nje kugutabara. Ubwoko bwa mbere rero nuramuka ubonye agasimba bita igitambara. Igitambara ni agasimba kajya kumera nk'igihori ariko ko gasa n'icyatsi kibisi. Igitambara abantu mwese murakizi, iyo utanakizi ujye kuri Google wandikemo iryo jambo igitambara, urabona barakikwereka. Ni agakoko ntikaryana, ni agakoko gatuje, niyo kagenda ku muvuduko muke cyane, kagenda kuri ritime nto cyane, kitonze gatuje. Kariya kantu rero gasobanura yuko ugiye kubona umugisha muri rusange, ugiye kubona umugisha. Wakabona mu nzu iwawe, wakabona muri ofisi yawe, wakabona mu iduka ryawe, wakarota mu nzozi, waba uri gusenguka kerekwa cyangwa se ukabona gaciyemo mu ntekerezo zawe, menya ngo ikintu uri murasengera ni umugisha uri gusaba, urawuhawe cyangwa se urawubonye. Imana igiye kuwuguha vuba cyane. Kariya gakoko rero nuramuka ukabonye ntuzakice, uzakareke kigendere cyangwa ugasohore ku neza kigendere. Ubundi bwoko rero bw'agasimba ushobora kubona ukavuga uti Imana irantabaye, ni agakoko bakita ubundi mu rurimi rw'icyongereza bakita manbug. Manbug ni agakoko kafite amabara y'umukara n'umutuku, ubundi ko gasa n'umutuku ariko kakaba karimo amabara y'ibidomagu by'umukara. Uraza kukabona hano kuri screen yawe, ndakagushyiriraho. Kariya gakoko karanaguruka kagira amababa. Kariya gakoko nuramuka ukabonye kakuguyeho ku mubiri, ukabona kari kugutondagira, cyangwa se ukabona karimo karatembera mu nzu iwawe, cyangwa se ukabona kari gutembera kuri ofisi yawe cyangwa se muri ofisi mw'imbere cyangwa se kuri table office, menya ngo hari amafaranga agiye kukuzira kandi menshi. Kariya gakoko ubundi gasobanura yuko hari amafaranga ugiye kubona mu buzima bwawe, ugiye kwakira mu buzima bwawe kandi menshi. Ako gakoko rero nukabona uramenye ntuzagahutaze, ntuzakice, kuko ni message Imana ibiguhaye yuko igiye kuguha umugisha w'amafaranga. Ikandi gakoko rero ka gatatu ugomba kwitondera, ugomba no kubungabunga igihe ukabonye iwawe cyangwa se ukabonye mu cyumba cyawe, muri ofisi yawe se cyangwa mu iduka ryawe, ni agakoko bita igitagangurirwa. Igitagangurirwa ariko dutagangurirwa dusanzwe
tudutagangurirwa dusanzwe dutoya kitari cya gitagangurirwa. Hari ibitagangurirwa ubona bifite ubumara biryana, ariko hari udutagangurirwa dutoya ubona nta kibazo duteye. Kariya gakoko nukabona mu nzu iwawe, mu cyumba iwawe, muri ofisi yawe, mu iduka ryawe, kandi ubona ari ahantu hadasanzwe haba ibyo bitagangura, atari kuvuga ngo byaraharitse, bimaze igihe byaraharitse, ariko ukajya kubona ukabona urakabonye, menya ngo Imana ibishaka kukubwira yuko ibintu byawe umaze iminsi ukora, imbaraga zawe umaze iminsi ushyira mu bintu, ugiye kubibonamo umugisha, ugiye kubusaruramo umugisha, cyangwa se ugiye kubona ibihembo by'imirimo y'amaboko yawe. Ni ukuvuga ngo nimba wacuruza ukabona nta kigenda, ariko ukajya kubona ukabona ubonye agatagangurirwa muri ofisi yawe, ubonye agatagangurirwa mu iduka ryawe. Hari abantu bafite amaduka meza ubona atana ko arikamo ibitagangurirwa rwose, atari yayandi aba arimo ibicuruzwa, asanga ibicuruzwa byajeho n'ivumbi, nyine haraje ibitagangurirwa. Hariya ubonye igitagangurirwa ntiwatungurwa, kuko n'ubundi hari ivumbi, ntiwanamenya nimba byarabitsemo cyangwa bitarabitsemo, ariko nabwo hari uburyo ushobora kukibona ukabona ntabwo icyo gitagangurirwa ari igitagangurirwa cyari kihasanzwe, ni ikihaje ubwo. Menya yuko Imana ikohereje imesaje yuko noneho umugisha ugiye gutangira kuza mu mirimo y'amaboko yawe, ugiye gutangira gusarura, ugiye gutangira kubona umugisha mu byo ukora, ugiye gutangira kubona ibihembo by'ibyo wavunikiye, ibihembo by'ibyo wakoreye cyane. Hanyuma rero ikindi kintu ugomba kwitondera, kandi gakoko ugomba kwitondera ukabonye mu nzu iwawe, mu rugo rwawe se, muri ofisi yawe se, mu cyumba cyawe se, ni agatagangurirwa bita Marie Jose. Marie Jose ni utuntu tumeze nk'umuseberanyi, kagasa n'umweru, ariko kaba gasa n'umweru, bitandukanye n'uyu museberanyi usanzwe. Ni ukuvuga ngo aka Marie Jose ko ni kwa tundi tuza mu nzu, dukunda kugaragara kwa muganga cyane, abantu bakunda kutubona kwa muganga, ariko no mu mazu y'abantu gakunda kuza. Iyo usanzwe uba mu nzu udasanzwe ubona utwo dusimba, ariko wajya kubona ukabona karaje, ukabona nyine utazi gutyo, utazi n'ahantu kavuye, uramenya ko ari agasimba ntuzakica. Marie Jose yo kuyica bavuga ko ngo kinazira. Abantu benshi ngira ngo icyo kintu murakizi, bavuga ko kizira, kuko ngo iyo wishe Marie Jose uba uborotse imigisha yawe myinshi. Marie Jose nabwo rero hano zitanga ubusobanuro mu buryo butandukanye. Hari Marie Jose uzabona ziza ukabona ziri kurwana ari ebyiri, ziriya ntabwo ari nziza, ziba zigaragaza yuko hari ikintu kitari kugenda neza, cyangwa se hari intonganya, hari umwiryane muri urwo rugo ugiye kubamo. Cyangwa se ukabona hari Marie Jose irimo iraza imeze nk'iri kwigaragambya, izunguza akarizo kayo gutya, izunguza akarizo kayo gutya, izunguza akarizo kayo gutya, cyangwa ukabona imeze nk'iri kwikunkumura, ifite uburakari. Menya yuko ni nk'intumwa iguhaye message cyangwa se ubutumwa bukubwira ngo ugiye kumva inkuru mbi, ugiye kumva ibyago, ugiye kumva ibintu bitari byiza, ugiye kwakira amakuru atari meza na gatoya. Ibyo bintu rero nuramuka ubibonye uzasenge, ariko nubona Marie Jose yiturije iri kwigendera rwose, ubona ituje, ukabona cyangwa se yihagarariye ahantu, ariko ntiwari usanzwe uyibona, menya yuko ugiye kubona umugisha mwinshi, ugiye kubona umugisha mwinshi, ugiye kubona ikintu cyiza kandi navuga yuko kigutunguye. Ikindi Marie Jose ishobora kugusobanurira yuko ugiye kubona inshuti yawe magara, cyangwa se ugiye kubona abashyitsi bagutunguye, baturutse bazanwe n'umugisha, abashyitsi b'umugisha, nimba ndi bubyite gutyo. Nyire hano ku bintu bijyanye n'abashyitsi, ku bantu mukunda kubona akanyoni, cyangwa se akanyoni bita kari akanyoni gafite ibara ry'umukara n'umweru, bakita inyamanza. Inyamanza ntizikunda kubaho cyane cyane n'abantu batuye mu mujyi wa Kigali, ngira ngo abantu bazi inyamanza cyangwa se inyamanza ni bake. Inyamanza sinzi nimba nagize accent nayo, ariko nzi ko yitwa inyamanza. Inyamanza ni akanyoni kera tukiba mu cyaro, nge nakundaga kutubona tuje gutoragura umuceri cyangwa se amasaka, abantu babaga yamenetse cyangwa se umuceri wamenetse. Ariko ubu mungira ngo mu mujyi wa Kigali ni bakeya bazi inyamanza. Inyamanza rero nabwo ntikunda gusura abantu, ntikunda kugaragara ahantu mu ngo z'abantu, ariko iyo ibonye gutyo ukabona iri kwigenzagenza, menya yuko ugiye kubona abashyitsi, kandi abashyitsi beza batari babi, baje kubw'ineza, bazanye inkuru nziza, bazanywe n'urukundo, bazanywe n'umugisha, batari abaje bazanywe n'inkuru mbi.
inyamanza rero nayo isura abashyitsi ku bantu mutazi icyo kintu. Ni inyoni iri mu n'akanyoni gato keza rwose, ubona ni na keza rwose kameze nk'akagize, hanyuma kaba kari mu ibara ry'umukara n'umweru, kaba gafite amabara y'umukara n'umweru. Iyo niyo bita inyamanza, gato rwose, ntikunda kuboneka, imeze nk'aho iziriya nyoni zacitse, ariko ngira ngo abantu bagituriye ibice byegereye icyaro, byegereye amashyamba, turiya tunyoni bagerageza kutubona. Kariya kanyoni rero nukabona menya ngo ugiye kubona abashyitsi b'umugisha. Kimwe rero na Marie Jose nayo nuyibona uzamenye ngo ngiye kubona abashyitsi b'umugisha, cyangwa se ngiye kwakira abantu banjye b'inkuramutima bo hafi, cyangwa se inshuti yanjye magara, cyangwa se inshuti yanjye yindi uhora utekereza ati igiye kuza kunsura kandi izanywe n'ineza, izanywe n'umugisha, izanye umugisha mu rugo rwanjye. Ngira ngo rero ubwoko bw'udukoko cyangwa se bw'udusimba nashakaga kubaburira, ngo muzagerageze muzitwararike, ntuzagahohotere, ntuzakagirire nabi nuramuka ukabonye mu rugo iwawe, nuramuka ukabonye kagusuye, nuramuka ukabonye kaje kukureba, uramenye ntuzagasohoza imigeri cyangwa se ngo ugasohore nabi cyangwa se ngo ukice. Gerageza nimba ushaka kugakura mu nzira yenda kugira ngo atagira n'ugakandagira, gasohore neza utagahutaje. Ikindi kintu ni akanyugunyugu. Akanyugunyugu nako nubona akanyugunyugu ukabona, ubundi ni gake ushobora kubona akanyugunyugu katamba mu nzu, ukabona karimo karigurukira mu nzu. Akanyugunyugu rero nako nukabona uzamenye yuko akanyugunyugu ubundi nako ni akanyamahoro. Ni akanyamahoro, kagira ubwitonzi kandi ni akantu keza, abana baranadukunda cyane, ni inshuti y'abana. Utunyugunyugu ni inshuti y'abana cyane. Akanyugunyugu rero nako nukabona menya ngo kanzaniye ibyiza, kanzaniye umugisha, nabwo gasura abashyitsi kandi beza b'umugisha. Hanyuma nuramuka ubonye uruyuki, urunguru rusanzwe, ariko mvuze uruyuki rumwe. Hari abantu ushobora kubona ukabona inzuki zaguteye, ariko zigagutera atari uruyuki rumwe, zaje ari nyinshi. Ziriya nzuki nazo mu buryo bw'umwuka, iyo zitaje ziryana, ubundi inzuki mbi ziza ziryana, zahuranya kabisa, ukabona zije zigukozeho nuza zikakurya, uragira gute? Nta kibazo, nazo ziba zisura amafaranga burya. Ukaza kubona ukabona nko mu bucuruzi bwawe ukuntu zije ziri gutambagira, ariko ntiziryana rwose, ni inyamahoro. Ariko zimwe ziryana zo menya ngo ni mbi cyane, zitondere, ahubwo unasenge cyane, ukubita abazimu basohoke. Ariko nubona za zindi nziza, gusa buri uruyuki rukunda kuba rwiza cyane ni uruyuki ruza ari rumwe. Uruyuki ruza ari rumwe ukabona ruri kwitemberera mu nzu, rukaza rukabona ruhagaze ahantu, rurakurebye, kongera rukaruka, rukagenda rugahagarara ahandi, rukongera rukigendera. Ni mu iduka ryawe se, ni muri ofisi yawe se, nta hantu urwo ruyuki rujya rwimirwa cyangwa se rujya ruhezwa. Iyo ruzanye mesaje menya ngo nubwo waba ari mu gitanda rugusanga, murarubona urwo ruyuki ruraza. Ruriya ruyuki rero nurubona ntuzavuga ngo iki cyuki kiranshaka iki ngo ukubite. Ubundi uruyuki muzi yuko ruduha ubuki, nurubwo ruduha ubuki, kandi ubuki muzi yuko ubuki nicyo kintu kiri sweet cyangwa se kiryohera cyane mu bintu byose bibaho ku isi. Nuvuga ngo urwo ruyuki menya ngo uko ruzana ubuki buryohera, menya ngo ni nako rukuzaniye mesaje y'ibyiza. Hari umugisha w'ibyiza kandi byinshi bikuziye. Umugisha ushobora kuba umugisha w'amafaranga, ushobora kuba umugisha w'imikorere, ushobora kubona umugisha w'abantu, ushobora kuba umugisha wo kwaguka mu buryo bw'umwuka. Ibyo byose gusa, ariko uruyuki ruba rwaje muri ubwo buryo, kereka warurose nabwo wabirose mu buryo bw'umwuka, ariko rwaje mu buryo buri fizike, menya ngo ugiye kwakira amafaranga menshi kandi cyane. Nuramuka rero ubonye utwo dukoko uramenye, ntuzatekereze, ntuzanahirahire, ntuzanabipime kukica. Uzagerageze ugasohore neza, kigendere ku mahoro. Nikaba ubona katari ahantu kahugirira ikibazo, ukareke nabwo kaze kwijyana, kuko aho kaciye kaza nabwo kaba kamenya inzira, karongera kace kijyane. Hanyuma usenge usaba Imana ati Imana, ahubwo ntegereje umugisha wawe wumye, umugaragu wawe nditeguye, umugisha wawe rwose nkuhaye ikaze, kuko uzaba wamaje kubona ibimenyetso yuko marayika ukuzaniye umugisha wawe ari mu nzira
aza we kwiheba. Ndagushimiye cyane rero, Imana y'umugisha, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ariko ntararenga hano, ushobora kurota nabwo ubona umuhanda. Ngira ngo ibi bintu bijyanye n'inzozi byo reka nzabisobanure ku kiganiro cyihariye, ariko burya kurota umuhanda nabyo ni ibintu byiza. Bisobanura yuko nimba hari ikibazo cy'inzitane wari urimo, nimba ari ubukene wari urimo, nimba ari ibikugoye wari urimo, menya yuko Imana iguciriye inzira, iciye inzira nyine, iciye inzira. Umuhanda kurota ubona igitanda cyangwa se uryamye ku gitanda bisobanura ubutabazi bwihuse, ndetse n'indege bisobanura ubutabazi bwihuse. Ariko indege nayo hari uburyo isobanura urupfu bitewe n'uko wayirose, ariko nabyo nzabisobanura ku kiganiro cyihariye. Reka ne kuvanga ibintu. Ndabashimiye cyane rero, ndatekereza ko nsoje ubutumwa abantu bantumye bansabye kubabwira. Ndabashimiye, Imana y'umugisha ibamere amahoro. Uwo tarakora subscription guhaye ikaze, nimwihangane tugere ku 100. Sharing ino video igere ku bantu benshi, tugere ku 100, hanyuma ntangire kugira motivation yo kubahereza ibintu byinshi byiza. Dore nacitse intege sinkibagezaho, sinkibatamo, musigaye mwinjiza ngo sera yirango wabaye shari igihe biba byanze nyine nkabona nabuze umwanya. Ariko ngiye kujya nihangana pe, ngiye kujya nihangana. Erega Kigali mwana, akazi kamwe ntago katunga abantu. Niyo mpamvu mba nagiye no mu kandi kazi kugira ngo mbashe kubona yuko byagenda neza. Niyo mpamvu rero nimujya mumbura njye mwihangana, ntabwo ari uko nabataye nabahebye. Ndahari kuri Raila Wiz Show, tujye kujya tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Kaduhure muri video ikurikira, nakagaruka. Bye. Rero yuko nkomeza, reka mbanze ntumikere abantumye. Of course ngiye kwamamaza. Hari abantu bantumye ngo mbabwire ngo abagabo by'umwihariko mufite ikibazo cy'imyanya y'ibanga cyangwa se cy'ubugabo bwagwingiye cyangwa se butari ku rugero, mwifuza ko buba buriho. Ubu nshatse kuvuga ubugabo buto. Hari abantu bafite ubugabo buto, icyo gihe buba bwaragwingiye. Biba byaratewe n'uko wakuze se, biba byaratewe n'uko n'ubuzima wabayemo cyangwa se n'ibyo wakoze, cyane ku bantu bakunda kugira ikibazo cyo kwikinisha, cyangwa se ugasanga ubugabo bwe nta ngufu bufite. Aba bantu rero bambwiye ngo mwabasanga kuri 0758426066. Iyi nimero niyo mwababonaho ku muntu ufite iki kibazo, ku bugabo bwe nimba bufite intege nke, nta ngufu zirimo, ubugabo bwe nimba ari buto yifuza kubwongera, ubugabo bwe nimba ari afite igihe gito mu gihe cyo kubaka urugo. Iyi nimero ni 0758426066. Aha ni ku bagabo. Badamu namwe abifuza ngo guca imyeyo, abifuza kongera ibibazo mufite by'amavangingo, ndetse namwe iyi nimero irabareba. Ni 0758426066. Nigeze numva hari umumama ukina filime yafitemo urwenya avuga ngo ni akadungeri. Akadungeri ubwo ushaka kuvuga yuko ngo ubugabo bw'umugabo wari buto butamunyura. Rero hari abantu bafite iki kibazo nyamara batazi ko banagifite, ugasanga abagore babo babaca inyuma, kandi nyamara ari ikibazo cyakemuka. Ni ikibazo cyakemuka ukongera ubugabo ku ngano wifuza, haba mu bugari ndetse no mu burebure. Aba bantu barabikora. Ndongera mbabwire nimero ni 0759426062. 0759426062. Aba bantu barabigukorera kandi bikagenda neza mwibanga rikomeye cyane. Rero bubaha privacy y'umukiriya, niyo mpamvu n'uburyo ki bakoramo buri professional kandi birizewe cyane. Umuntu numwe kuri iyi si wahiga Mwarimu Clement. Reka mbabwize ukuri, nari nibagiye kubaha aya makuru meza, kuko Mwarimu Clement niwe mwarimu wenyine mu Rwanda no hanze yarwo ushobora kuba yakwigisha ibintu bijyanye no gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga, ubwo ndavuga perimi, ukaba utarata amafaranga watanze, uyishyura rimwe gusa, kandi wishyura ari ukumajije kugira gute
kubona perimi yawe. Urumva uyu mugabo ni umuhanga, ariyizeye. Umuntu ukubwira ngo ngewe ndakwigisha nutabona perimi ntuzanyishyure. Urumva umugabo atari umuhanga mw'abantu. Reka mbabwire, kwiga kwa mwarimu Clement ni gukora booking, kubera ko ntago ajya yakira abanyeshuri benshi bazamugora kugira ngo agenda abigishe igihe gito cyangwa se abigishe nabi bazatsindwe. Ukora booking akakira abanyeshuri bake mu gihe runaka, warangiza akazabigisha neza bagatahana perimi intsinzi gusa, akakira n'abandi gutyo na gutyo. Ukora rero booking ubashe kuza mu b'imbere, uhamagara kuri nimero ye nje kwishyiraho hasi ku kiganiro, hanyuma cyangwa se ukabasanga aho bakorera ku Nyamirambo hafi na tapi yo ku cyapa cya taxi zijya Kimisagara na Nyabugogo. Rero uyu mugabo ni umuhanga cyane, ni inararibonye mu bikorwa bye byo kwigisha, gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga, ni nyambere cyane. Mwarimu Clement hejuru cyane. Reka rero tumugane kugira ngo tutakomeza gutsindwa, komeza gutanga amafaranga ya buri munsi. Umunsi watanze amafaranga uratsinzwe, ejo ugiye handi uratanze uratsinzwe. Ibi bintu bitesha n'umuntu umutwe akumva aranabihaza. Ariko uvuze uti ngiye ahantu ndi siri neza ko ndi bukorere uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, hanyuma umunota umwe nkahita ntahana intsinzi yanjye, nta handi rero aho ngaho ni kwa mwarimu Clement. Ni Nyamirambo hafi no kuri tapi ku cyapa cya taxi zitwara abantu Kimisagara na Nyabugogo. Hanyuma ukaba wabagana ugakora booking nawe ukiga mu b'imbere mu gihe gito cyane, ukabutahanye agapapuro kawe. Nanjye mvuze ngo agapapuro ni agakarita we. Ni muri gahunda ya tunga perimi munyarwanda, nta handi wayisanga, ni kwa mwarimu Clement niho honyine.